nanjye uri kubabwira hari uburyo nagiye mbona gukora kw'Imana. Twagiye turwara Imana ikadukiza, bagiye baturuka Imana ikadutabara, bagiye batutongera Imana ikatugirane. Mbega hari ibi Imana yagiye ifata imigambi yincakura iyi burizamo bunguri kugirango ngewe nawe tubeho. Haleluya. Reka nkubwire, isi yaraguhindutse, n'abantu baraguhinduka, n'inshuti n'imiryango biraguhinduka, ariko nkuzana ijambo rivuga ngo Yesu wawe aracyakora. Uyu muntu bacuraga ingoni icyambo kabyumva, ahari kunkurikira urwaye, ahari kunkurikira ufite ikibazo, ahari kunkurikira uri mu buzima bugoye, ariko ukimara kumva iri jambo ry'Imana wumve ko Imana ihagurutse ku buzima bwawe. Twongeye kubasuhuza bakunzi ba Yincakura TV, amahoro y'Imana bane namwe. Njye muri kuna kuri microphone nitwa Rukundo Emmanuel Evangeliste. Ndishimye cyane kuba tugiye kuganira mu ijambo ry'Imana. Mutima wanjye wongeye kunezerwa, kandi ndabashimira cyane n'ubuyobozi bwa Yincakura TV bwatugira icyizere kugira ngo uyu munsi wa none tubane mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dusenga Imana kugira ngo tujye mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Turongeye turagushimiye mwami wacu Yesu Kristo, waratuzigamye twari dupfuye, tugize undi mwanya mwiza wo kugira ngo tuvuge ubutumwa bwawe. Nyemerere ubwami bwawe butuyobore, kandi usenye ubwami bwose bw'umwijima. Ijambo ryawe rigira agaciro kuzaryumva ndetse banaryumvire. Tubisenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana himbazwe kandi Imana ishimwe, kuko yatuzigamye mu minsi yose yatambutse, cyane ko twagiye turwara tukabona imirimo y'Imana, twagiye duhura n'ibibazo bigiye bitandukanye, tukabona gukomera kw'Imana. Mbone no kugira ngo mwene data we dukurikiye nongere ngukumbuze kandi nongere nkwifurize kugira ngo ukurikire ijambo ry'Imana tugiye gusoma. Nubundi ni ijambo rifite umutwe w'ijambo uvuga ngo Yesu aracyakora, kandi mu gukora kwe ntabwo ari uyu munsi gusa, ahubwo dufite ibimenyetso byinshi bigiye bigaragaza gukora kwe. Uko yakoraga ari kwa Lazaro, uko yakoraga ari kwa Tabita, uko yakoraga ari gukiza abarwayi, na n'uyu munsi nongeye kugukumbuza nkubwire ngo mwene data, nubwo waba ufite ibibazo cyangwa ufite intambara, ariko nkubwire ngo Yesu wawe aracyakora. Reka dusome ijambo ry'Imana ryanditse muri Zaburi, ni Zaburi ya 12 ku murongo waho wa 6. Hagira hatya hati: kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuza umutima k'umukene, none aha ndahaguruka ni kuwiteka avuga. Umva ikintu cyiza ngo ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Mbega ijambo Dawidi ndamukunda, umva kashya. Reka ngukumbuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, ikindi kubwo gusuza umutima k'umukene, none aha ngo ndahaguruka ni kuwiteka avuga. Ntabwo ari Rukundo bivuze, ahubwo n'Uwiteka. Umva ikintu kinejeje ngo ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Mu ijoro saa 9 ndi mu mwanya wo gusenga, iri jambo ryanyuzuye umutima, ryaje mu buryo bw'ikibwiriza ndetse riza mu buryo bw'ubuhanuzi. Ntabwo ngiye kurivuga mu buryo bw'icyigisho, oya, ahubwo ni uburyo bw'ubuhanuzi n'uburyo bwo kugira ngo nge nawe twumve icyo Imana ivuganye natwe mwino minsi. Ibivuze neza, irabyeruye. Ni amagambo Dawidi yanditse mu 12 ku murongo 6. Aravuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, ikindi kubwo gusuza umutima k'umukene, none aha ndahaguruka ni kuwiteka avuga. Ngo ndashyira mu mahoro uyu muntu bacuriraga inkoni. Reka nkubwire, isi yaraguhindutse, n'abantu baraguhinduka, n'inshuti n'imiryango biraguhinduka, ariko nkuzana ijambo rivuga ngo Yesu wawe aracyakora. Mugirira icyizere. Yesu niwe wenyine umuntu ajya abwira ibibazo, akabwira intambara, akabwira amakuba, yarangiza akakumva kandi ntakumvira ubusa. Nasanze ushobora kwiringira umuntu ejo mu gitondo akaguhinduka, ariko iyo wiringiye Yesu ntabwo ajya hemuka nk'uko abantu bahemuka. Ndafashijwe, Imana ishimwe. Ntabwo ajya hemuka nk'uko abantu bahemuka.
Dawidi ndamukunda yanditse aya magambo aravuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, ikindi kubwo gusuza umutima k'umukene, ngo none aha ndahaguruka ni ku Uwiteka avuga, ngo ndashyira mu mahoro uyu muntu bacuraga ingoni. Icyambo kabyumva, ahari uri kunkurikira urwaye, ahari uri kunkurikira ufite ikibazo, ahari uri kunkurikira uri mu buzima bugoye, ariko ukimara kumva iri jambo ry'Imana wumve ko Imana ihagurutse ku buzima bwawe, kandi guhaguruka kwayo imanuwe no kugutabara. Zopite star imanuwe no kugira ngo nge nawe twongere tubone umudendezo w'amahoro mu mutima. Muri imbyino y'imbyineza ava ngo amahoro Yesu abantu be nagira kagero narondoreka, ajya umuriza abayafite utayata ntabwo yayakurwaho. Imana ishimwe. Amahoro Yesu aha abantu be ntabwo agira kagero, nta nubwo arondoreka, ajya humuriza abantu bayafite, n'utayata ntabwo yakurwaho. Abivuga neza uyu muririmbyi ageze kuri Efure, aravuga ngo wiringira Imana uyiringira ntabura amahoro meza adashira. Umva none ikindi cyantangaje, ageze Efure ngo ibyishimo byose turacyari no kubyago, ngo n'ibyago byose biva mu rukundo rw'Umwami Imana, ngo we gushidikanya jya uyiringira, ntabwo yahemukira umuntu umwizera atyo. Izina ry'Uwiteka Imana ndirishimye. Turi ku mutwe w'ijambo uvuga ngo Yesu aracyakora, kandi gukora kwe mu buryo ndi mwayo masengesho saa 9 nkuko n'imbabwiye nasenze, Imana inyereka ko ngo turi mu gihe abantu bari gushukwa n'ibinezeza by'isi, ndetse bagatakariza Imana gukora kwayo, bakumva yuko Imana itagikora, ndetse ibyiringiro byabo bamwe batangiye kubishyira mu mbaraga z'abapfumu. Kwizera Imana byabavuyemo, ariko ukimara kumvira ijwi rikuburira, ukimara kumva ijwi rivugana nawe, Imana ivuganye nawe ko Yesu agikora. Musange arakugirira neza, mugirire icyizere nawe arakugirira neza. Nyemerera umutima wari waratakaje ibyiringiro, uyu munsi none wongere ugire ibyiringiro ku Mwami Yesu. Imana ishimwe. Wongere ugire umutima wo gukunda Imana, wongere ugire umutima wo kubaha Imana, wongere ugire umutima wo kuvuga uti ubugingo bwanjye bwose n'umubiri wanjye byose birarindwe bitazaboneka umugayo ku Mwami Imana. Imana idutabare. Aho ni mu buryo bwo gutakariza Imana icyizere. Irindi jambo rya kabiri navugaho ni ijambo ry'uburwayi. Abantu bakaba barwaye kugera kuri etape kumva yuko Imana itagikora. Gusa shimiye umuntu watekereje iri jambo ryiza rivuga gukora kw'Imana. Tuvuze gukora kw'Imana igihe cyatubana gitoya, nanjye uri kubabwira hari uburyo nagiye mbona gukora kw'Imana. Twagiye turwara Imana ikadukiza, bagiye baturuka Imana ikadutabara, bagiye batutongera Imana ikatugira neza. Mbega hari ibi Imana yagiye ifata imigambi yincakura iyi burizamo bunguri kugira ngo nge nawe tubeho. Haleluya. Nyemerera nawe muvandimwe wongere utekereze gukora kw'Imana, wongere utekereze imbaraga z'Imana, wongere utekereze gukora kwa Yesu Kristo. Imana ishimwe. Reka mu bundi buryo bwihuse turi no kwijambo tuza gusorezaho, tuvuge ukuntu Yesu mu murimo yakoze muri Mariko ibice bya 2, tuvuge ukuntu Yesu yakoze umurimo mwiza kandi akawukora ari gukiza umurwayi wari umaze igihe kirekire aremaye, yari yatakarije Imana icyizere, ariko aza kumva amakuru ko hari izina rya Yesu riza kumukiza. Arangije mu mutima no mu byiringiro bye aravuga ngo ntabwo ntese kuzareka uyu Mwami wanjye, kuko nasanze gukora kwe kugihari ku buzima bwanjye. Reka dusome izina rya Yesu Kristo. Wowe uri kudukurikiye rambura, ni muri Mariko ibice byaho 2. Mariko ibice byaho 2, nahira ku murongo waho wa mbere, nageza ku murongo waho wa 6 kugira ngo bivuge wa gatoya. Hari umutwe w'amagambo uvuga ngo Yesu akiza ikirema giheswe n'abantu 4, ngo nuko hashize iminsi asubira i Kaperinaumu, bimenyekana yuko ari mu nzu, ngo benshi bateraniraho buzura inzu, barengaho mu muryango, nuko ababwira ijambo ry'Imana. Uwo ni Yesu. Haza abantu 4 bahetse ikirema, nuko ariko babuze uko bakimwegereza kuko abantu bahuzuye, basambura hejuru y'inzu aharinganiye naho ari. Bamaze kuhapfumura
bamumanuriramo bamuramo ingobyi ihetswe icyo kirema. 5, Yesu abonye kwizera kwabo abwira icyo kirema ati mwana wanjye ibyaha byawe urayobariwe. Haleluya. Ngo ariko hariho abanditsi bamwe bicayemo biburanya mu mitima yabo bati niki gitumye uyavuga atyo? Arigereranyije, ninde ushobora kubabarira ibyaha uretse Imana yonyine? 8 dusoreza. Uwo mwanya Yesu amenya mu mitima we yuko biburanya batyo. Mu mitima yabo arababwira ati niki gitumye mwiburanya mutyo mu mitima yanyu? Izina ry'Uwiteka Imana nirishimwe. Ndafashijwe. Iri jambo ngo ni igihe kimwe uyu murwayi nawe yari amaze igihe kirekire arwaye, amaze igihe kirekire nta wamwitaho, ariko baza kumva inkuru ko Yesu ari gukiza, ari gukora imirimo i Kaperinawumu. Arangije uyu Yesu mwene Dawidi ari i Kaperinawumu, abahetse ikirema bari bamutwaye mu ngobyi, niko biratubwiye. Baza kumva amakuru ko Yesu ari kwigisha, ari gukora imirimo, ari kwigisha ijambo ry'Imana. Barangije abo bari bahetse icyo kirema, Bibiliya itubwiye ngo iki? Ngo barangije bakigera aho Yesu ari, basanga hari abantu benshi, basanga nta wundi muntu mbega wabahereza inzira kugira ngo bagere ahantu Yesu ari. Barangije ikintu nakunze gitangaje, barangize bigira amaravuga ngo twebwe ikintu tugomba gukora, tugomba gusambura aharinganiye n'ahantu Yesu ari. Imana ishimwe cyane. Barangije barazamura, ndabakunda, barazamura aharinganiye n'ahantu Yesu ari, bamanuriramo ikirema. Ako kanya Imana ishimwe, Yesu akibona icyo kirema aramubwira ngo mwana wanjye ibyaha byawe urayobariwe. Haleluya. Aramubwira ubundi hano mu gukora kwa Yesu ajya abanziriza ibyihutirwa. Hari ubuzima urimo n'ubwo bugushaririye, ndi umwe mu bagabo bahagurutse bakubwira ko Yesu gukora kwe aracyakora. Wikivovota mu mutima, wicira imanza umutima wawe, wumve yuko Satani akwihebeshe, wumve ko gukora kw'Imana kwarangiye. Naho isi yakiyubika, imbaraga z'Imana ziracyariho. Ndi umugabo kubihamya, ndi umugabo kuhamya ko imbaraga z'Imana zigikora. Kuko gukora kw'Imana ubundi ikintu ngikundira, ikora abantu bahari, ikanakora abantu badahari. Yibitseho imbaraga zo gukora yavuze, ikanakora itavuze. Kuko mu buhanga bw'Imana twakurikiye, iyo ubwayo yabwiye Kura, arambwira ngo nzakujya imbere, kandi ahantu hataringaniye nzaharinganiza, kandi n'inzugi z'ibyuma nzazicamo kabiri. Kubera ikima? Kuko yarabitse Imana ikora. Imana gukora kwayo kwa Mose twabivuga iki cyatubana gitoya, ngo uburyo amubwiye ngo afate yitwaza inkoni yonyine, ngo nagira ku mazi ku nyanja ayirambike byonyine, ayirambike hasi ku mazi, ngo niragije inyanja iracikamo kabiri. Uko no gukora kw'Imana. Imana himbazwe cyane. Narindi mu bantu bari kubakumbuza bakongera kubabwira ko Yesu wacu agikora, kandi niba agikora na kanseri yiteguye kuyikiza, kandi niba agikora no kugukiza uburwayi bwo mu nda Yesu yiteguye no kubikora, kandi niba Yesu agikora no gukiza indwara zananiranye kuri we yiteguye kuzikiza. Zo pinestine volakita jonestance menitofa ze pinestar rewa hasikeni mondro. Yesu niba yiteguye gukora, ntabwo yitaye ku rusaku rw'abantu, ntabwo yitaye ku magambo y'abantu, ntabwo yitaye ku kigeragezo umaranye iminsi. We gukora kwe uko yarari kera n'uyu munsi ni kwakire, kandi imbaraga z'Imana ntabwo zarangiye. Icyakora izawe zararangiye, ariko imbaraga z'Imana ntabwo zarangiye, ziracyari. Mwene data mukundwa, icyambere kigaragara gituma Imana ikora, ngiye kubabwira ingingo ebyiri zonyine, navuga nyinshi, ariko icyambere gituma Imana ikora ni ukwizera. Ese uracyatunze kwizera muri wowe? Mbega umutima uracyizera Imana? Kuko icyatumye uyu murwayi akira, we abari bamuhetse mu ngobyi bari bizeye ko Yesu ashoboye. Barangije bamumana naho Yesu ari, barangije ijambo ry'Imana ryatubwiye ko bakimubona cyangwa bakimureba, bakimwitegereza Yesu anawe. Muri icyo gihe abantu bari kumureba bavuga ati uyu muntu umumanuyemo ninde cyangwa ninde? We ahubwo Yesu avuga ijambo ryiza ngo mwana wanjye ibyaha byawe ugize gute? Urayobariwe. Imana ishimwe. Ikindi kintu gituma Imana ikora ku buzima bwawe ni ukuyemera nk'Imana ishoboye. Iyo uri mu buzima utemera ko Imana ishoboye, ntabwo ushobora kumenya ko Imana igikora. None mwene data,
ari mu buzima bwawe ntabwo kizera Imana. We byanashoboka ko dukurikiye utarakizwa, ariko nyemerera niba utarakizwa wizere Yesu nk'umwami n'umukiza. Niwe wenyine umara agahinda, niwe wenyine ubabarira ibyaha, niwe wenyine ubohora imbohe, niwe wenyine ukiza. Yesu niwe bendera ryo kwizera. Ibyiringiro byacu biramwizeye kandi birakomeye. Ntabwo dufite gutinya habe na gato, ntabwo dufite gucogora habe na gato, kuko twamuboneyeho ubuzima. No kuba mfite ni microphone ni kubwiza imbaraga z'Imana. Uyu Yesu uzamutinyaho bakuroga bakagwiriza uburozi bakabuhindura vitamine, bakabazi ko dupfuye twatambuka bakabona turabyibushye barabuduhaye, bazi ko buzatwica, Imana ikabuhindura vitamine. Uyu Yesu yageze kwa Lazaro, ibaze Lazaro bamubwiye ngo yapfuye. Tekereza icyo kintu, banashyizeho n'ubushishi bega bafunze ngo Yesu asubira gatatu ataragira kwa Lazaro. Ariko ahageze aravuga ngo data, uyu munsi bimenyekane ko uyu munsi aze ko nakwiringiye. Lazaro ako kanya aba muzima. Mwene data mukundwa, ari birashoboka ko umaze igihe kirekire waratakarije Imana icyizere. Ari birashoboka yuko ubitewe n'agahinda ufite, bitewe n'ubupfubyi, bitewe n'urugo rubi, bitewe n'amagambo wumvise, ntabwo ukimenya, ntabwo ugikunze ko Yesu agikora. Ariko nkuzanira ijambo rivuga ngo Yesu aracyakora. Isi bimenye, amahanga bimenye, ubutaka bimenye, isi yose byumve, Yesu twiringiye ni umugabo ku rugamba, aracyakora. Aracyafite gukiza muri we. Jambo ry'Imana ryo rivuga ngo hahirwa uwizeye ibyo yabwiwe n'Umwami Imana ko bizasohora. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, Imana ishimwe cyane. Narindi mu bakubwira ngo ongera wizere Imana, ongera ugire gufata Imana nk'ishoboye. Iyo ufashe nk'Imana ishoboye mu buzima bwawe iza nk'ishoboye, iyo ufashe nk'Imana ikora iza nk'Imana ikora, iyo ufashe nk'Imana yanteye nkeya iza nk'Imana yanteye. Ariko wowe ubwawe nuyifata nk'Imana irengera, ukayifata nk'Imana itabara, izaza nk'Imana itabara. Tugiye gusengana Imana. Mwene data mukundwa, ese ntabwo wasubiye inyuma, ntabwo waretse Imana, ntabwo izina Yesu waryibagiwe, ntabwo umutima watakaje Imana icyizere. Nyemera dusengana Imana. Niba wumva umutima wawe waracogoye, niba wumva umutima waratakaje ibyiringiro, niba wumva umutima utagikunze Imana, dusengane Imana uriri buroge, uhamagare Yesu, mubwire ngo nyezesha amazi n'amaraso. Yo my lehezi for the hetba zekitanshos haibuhaki. Nimerera dusengane. Abantu benshi, ikihirite abantu benshi ntabwo bakibona ko izina rya Yesu rikora, ariko aracyakora, aracyakiza indwara. Tugiye gusenga Imana. Muvandimwe, ahari nawe urarwaye ho dukurikiye, ubika amaso dusengana Imana. Tumaze kumvira ijambo ritubwiye ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuza umutima k'umukene, nonaha Uwiteka arahagurutse ashyira amahoro uyu muntu bacuraga inkori. Uwiteka arahagurutse ku buzima bwawe, Uwiteka arahagurutse kuba kurwanya, Uwiteka arahagurutse kuba kuvuga, Uwiteka arahagurutse kuba kutongera, Uwiteka arahagurutse kuba kuvuze nabi, Uwiteka arahagurutse mu muryango wawe, Uwiteka arahagurutse mu bana bawe, Uwiteka arahagurutse. Nuko ijambo ritubwiye arahagurutse. Isi byumve, Uwiteka arahagurutse. Uju n'umwaka wo guhaguruka kw'Imana, uju n'umwaka wo gutangaza inkuru nziza ko Yesu ahagurutse. Jo pata sivomene defokita. Dusengana Imana. Mana data wa twese uri mu ijoro, ndagushimiye ndaguhimbaje kubw'umwanya mwiza w'ijambo twumvise, kubw'umwanya mwiza twumvise kano kanya. Wanyemerera data nuhumugisha umuntu wese wumvisha ijambo ryawe, umugirire neza, umwagure muri byose. Neza y'Imana ibe kuri we, gitinyiro cy'Imana kibe kuri we, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Usenye imigambi y'umwijima, usenye imigambi ya satanike, usenye imigambi y'abahiga katika jina la Yesu. Uburengezi bw'Imana buze kuyi muntu dukurikiye. Halazo bradestai. Haguruka mu uyu muntu urwaye, haguruka ku uyu muntu warucitse intege, haguruka ku uyu muntu ubuze hepfo na ruguru, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Best anyway make it high. Mando enhance we body kitashi of high distance. My kita la bonify.
uri mu byaha va mu byaha kuko ikiri igihe cyo guhaguruka kw'Imana zo penesta nekitajo mena. Imana ishimwe. Uwiteka umugisha uyu muntu dukurikiye kandi yongera kugira icyizere, yongera gukunde kuko uri Imana y'urukundo. Ndagushimiye kuko uri Imana iri mu ruhande rwacu, neza n'urukundo bibane natwe. Dusengeye n'abarwayi bose ubakize mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Murakoze. Imana ibaha umugisha. Nge mwari muri kubona kuri microphone, nimero telefone 0786 87 880 0786 87 880. Mwari muri kumwe na Evangeliste Rukundo. Amahoro y'Imana abane namwe. Shalom. Tuzasubira.